nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi badahwema gukurikira Bamboo Rwanda TV umunsi ku munsi. Nk'uko nababwiye, hari umusore waje kwiga iyi bizinesi yo gukora ibintu by'imigano. N'uyu nguyu muramubona. Nari nshaka ngo dukore aka interview gakeya, tumubaze iminsi amaze ari kwiga n'icyo amaze kugeraho mu by'ukuri, nawe abasobanurire. Noneho namwe niba hari n'undi muntu wakwifuza kuzaza kwiga, nawe akazaza kwiga. Kandi kwiga nababwiye ko ntacyo bisaba, ntacyo musabwa, ni ubushake, kumva nyine ubikunze. Nicyo kintu cya mbere, nicyo gishoro, niyo minerivare. Nta mafaranga tuguca, nawe ubwe yabikubwira, nta mafaranga twamuciye, ahubwo we ashobora kuba anishyurwa kugira ngo yige, kugira nyine umuntu amuhereze motivasiyo yo kugira ngo yige ibintu abikunze, abishyireho umutima. Hari n'undi wabona iyi video akumva abikunze, nawe yanyegera akanyandikira muri comment, akansigiramo nomero ze, ubundi nkazagira ute, nkazamuvugisha, ubundi nkamubwira ukuntu uko twabonana nawe akaza kwiga. Reka dutangire rero. Reka nizere ko mwakanze subscribe, mwebwe mubonye iyi video bwa mbere, kandi ko n'abayikanze muri tayari kureba iyi video mugatanga n'ibitekerezo. Okay, ndabashimiye. Waramutse musore Amose? Waramutse neza Claude teacher. Sasa ahangaha nubwo ngutunguye, wari wibereye mu tuntu twawe, nkaba mbaye ntumye udakomeza gukora utuntu warimo gukora. Umbabarire kandi unyihanganire, nanjye sinda gutindana iminota myinshi, ni utunota dukeya gusa. Narindi kugira ngo utange ubuhamya, wereka abantu bakurikira iyi Bamboo Rwanda TV, iyi channel yacu ya YouTube, ubabwire ukuntu uko nawe waje kwiga ibi bintu by'imigano, gukora intebe z'imigano, ameza, ndetse na ya meza wigeze gukora. Nuko niba uyifite hafi urayitwereka, kandi nibitakunda ubwo nta kibazo. So ngaho watangira utubwira, harya umaze iminsi ngahera? maze amezi 2 aruzuye. Amezi 2 ndi kwiga ibintu by'imigano. Ese ibintu by'imigano ubibona gute ubundi? Ibintu by'imigano narabyishimiye cyane. Mbona ko ari umwuga mushyashya wakwikira mu minsi mikeya iri imbere, ukabasha gufata ku mafaranga. Ese ubu ngubu ukurikije iminsi umaze, amezi 2, ubona koko byatanga umusaruro? Hari amafaranga wabona? Umusaruro nawe witeze imbere. Kuko nkomeje babwira yuko uyu mwuga ari mushyashya, nta handi wapfa kuwubona. Amafaranga ndizera yuko azaboneka. Nibyo nanjye njya nkunda kuvuga, njya mvuga ati ikintu wize iteka ryose uhora wumva ko aricyo kizakubeshaho. Niyo ugiye gusaba n'akazi, ugenda uvuga ati nize iki ngiki, mu makazi ibi ngibi bifitiye ubushobozi. Ariko hari abantu batabyitaho, ugasanga bazakora ngo mu biro. Ese twese nidushaka gukora mu biro, igihugu gifite biro zingana na miliyoni 14 zuzuye mu gihugu? Nazo izo biro ndababwiza ukuri ko nazo, buryo miliyoni 14 zigize z'abaturage batuye mu Rwanda atari ko bazicara muri biro. Ubwo rero niyo mpamvu ku bwanjye nakushishikariza kugira courage, wowe musore Mose, wowe wateye intambwe ukaza kwihugura no kumenya akazi, kuko na leta y'u Rwanda idushishikariza kwihangira imirimo, tukareka guhora twizeye ko tuzakora muri biro, kuko twese siko tuzayikoramo. None se muri abo mezi 2 hari ikintu wabashije kwikorera? Wenda uvuga ati nanjye nakoze intebe cyangwa ameza cyangwa se agasutable cyangwa se nagonze umugano. Ndebye neza urwego ngezeho, nshobora kuba nafata
imigano nkakoramo iyi sutabure mubona. Iyi ni sutabure y'imeza ntoya rusange. Rwose ngeze ku bushobozi bwo kuba nayikora. Harya akangaka kagura nkangahe? Akangaka sutabure igura ibihumbi 15. Gahibaze 15. Ugereranyije umuntu yakora nka tungahe ku munsi? Ku munsi ntaje taragira experience nakora dutatu. Ubwo dutatu kuri 15 ni ibihumbi 45. Ubwo urumva amafaranga ari makeya. Oya ibaze nawe winjiza amafaranga 45 ku munsi. Ni amafaranga menshi cyane. Nibyo bavuga ati ni akazi k'umunyagara rero. Iyi ni imigano nk'uko nahoze mbibabwira, n'iyi cano yacu itwereka ko tugomba kwiga ibintu by'imigano. Umusore ari kubabwira ukuntu ko amezi 2 amaze ashobora gukora ziriya sutabure 3 ku munsi, kandi imwe ikaba igura 15. 15 ubwo ni ibihumbi 45 ku munsi. Urumva amafaranga ari makeya. Hari uyinjiza? Nta muntu upfa kuyinjiza muri iki gihe, ariko we abasha kuba yayinjiza nubwo wenda atabigurisha ako kanya, ariko aba afite icyizere cy'uko isaha n'isaha umukiriya ashobora kumugeraho akatugura. So noneho rero gira ubutumwa utanga ku bandi bantu bahora bavuga ngo tuzakora mu biro, ngo ubutumwa rero natanga nabaha bantu mudukurikiranye iyi channel yacu, muze twige umwuga, turebe ko twategura ejo hacu heza hazaza. Muze twige umwuga rwose. Dukure amaboko mu mufuka dukore, tureke kuba ibirara byo ku muhanda, abajura, kuko kuba ku muhanda twiba tugira ute, ushobora gusanga mu minsi iri imbere ari twe twagize ute dufunzwe, cyangwa se natwe ubwacu twaba turi nko ku muhanda nk'ibirara tugasubiranamo, tukicwa n'urumogi, amata, ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, tugapfira imburagihe cyangwa se tugasarira imburagihe. Ubwo rero no ku musore ari kubidushishikariza, tugomba gukura ku mufuka tugakora, tukiteza imbere, tukiga umwuga. Nta mwuga ni akazi k'umunyagara kabaho. Baravuga mu Giswahili ngo utamu wa kazi ni pesa. Urumva ngo uburyohe bw'akazi ni amafaranga. Nawe rero waza ugakora, ukiga ubumenyi, ukagenda. Sinkubwiye ngo niba wise ubumenyi mbukwigishije ngo bumenye ngo ujye kuburyamana. Oya, ntabwo kuburyamana ari byiza. Mbwira niba ushaka ko nguha akazi nkaguhe, noneho igihe ubona utankorera nawe ukagenda ukishingira umwuga iwawe. Urabona kano kazi, uyu mwuga wo gukora ibintu by'imigano, ni nk'uko uyu muhungu yakomeje kubivuga, ni umwuga mushyashya mu gihugu, ndetse si no mu gihugu gusa, no mu bihugu by'abaturanyi hari aho ushobora gusanga batarakora kuri uyu mwuga, batarabasha kuba batangira gutunganya ibi bikoresho mu mugano. Ubwo nkatwe twamaze kubivumbura, urumva ko turi kubona amafaranga byihuse. Nawe wakwiga, wamenya, ukihangira umurimo, ugakora, ukiteza imbere, ugakora utuntu tugiye dutandukanye twiza cyane dukozwe mu migano. So noneho reka dushimire uyu muhungu, nanone tuzongera tugutumira tuganirize, atubwire noneho wenda ubu ngubu yari amaze amezi 2 yiga, ariko n'andi mezi 2 ari imbere nawe azari kutubwira ko asigaye azi guteranya intebe, nk'intebe. Reka tumushimire. Turagushimiye cyane Mose. Murakoze cyane. Noneho gira icyo ubwira aba bantu baba badukurikiye, ndetse n'abatagize ikosa bakora ni ukudakanda subscribe. Bambwirire nabo bayikande. Ese ubundi waturutse ahagana he? Ni kure bingana iki, ku buryo bo bumva ko aho bari ari kure cyane, ku buryo batabona aya mahirwe? Reka mbwire, naje nje kwiga ibintu by'imigano, mvuye ahantu kure cyane. Urugendo nakoze ni rurerure, rw'amafaranga 10,000. Urumva ko ari kure cyane rero. Icyo mbasaba rero, mukande subscribe
kugira ngo mube mwamenya ibyo tugenda dukora bishyashya. Ushobora no kuba nawe wakigira kuri interineti nk'uko tubitangaza ukaba wagira icyo umenya. Rero icyo mbashishikariza muze twige. Mukande subscribe noneho mujye mubona video nshyashya buri munsi ibigisha ku buryo mwakwigiraho muri, cyangwa se mukanatugana tukabigisha nk'uko uyu musore ayibabwiye ko yaturutse ahantu kure cyane, kandi kuba yaraturutse kure ntabwo byamuciye intege, nibyo byatumye aba umunyembaraga, akaba hari icyo abasha kugeraho muri iki gihe. Avuga ati navuye kure singomba kuzasubiraho ntacyo njyanye, agomba kuzasubira nawe ubumenyi, amafaranga, ubwenge yaranacangamutse mu mutwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bye bye.